Ntabwo si Martin we rwose kigiye none ataraza. Vipi wanyerereje nuko amasaha yafashe. Yagufashe kuzicyambaye hose. Umunsi nasu. Byade mu yanjye manyira muzungu yangezeho. Atone mbari byaje ibyo byabaye. Nini twenge. Cyane ndio. Ni hatari. Ariko noneho rwose ntituzongera gukererwa bigeza. Turakabije kandi kwisubira. Kurabona uriya mugabo ni umuhanga. Muganga ni umuhanga. Muganga. Zeretse yatwemereye kudufasha. Turebye nabi twakonya tukaratishura ya gatatu. Bizi neza hano twize ntago hakomeye. Tugoye gusobanurirwa tubyemere rwose. Turakwiye. Sawukora. Yewa. Ibi ni bishasha gusama. Nawe yateguye installation. Ibyo nabwo birarenze kabisa. Ni ku mucyo. Ku mucyo n'urenze. Eko se bajyama we. Mwaje se no? Twageze cyane. Ariko none nagasaro baraya ngo ushaka kubagangara. Ubuze uzakirema gucyo muzasanga abarwayi batapfuye. Ntabwo bizongera. Rwose nabategereje. Mubona ko nari niteguye ibintu byose. Ariko bo nta kibazo. Reka dukomeze. Ubushize twavuye hano tuzi ko uyu munsi turi bwige ikintu gikomeye cyane mu kiganga. Ikintu cyo kwirinda ukarinda n'abandi. Nta kindi. Ni ibintu byoroshye cyane musanzwe muzi gukaraba intoki. Gukaraba intoki ni ikintu ugomba kwitondera igihe cyose uri gukora akazi kawe. Sibyo? Kubera iki rero tugomba gukaraba intoki ubundi kubera iki? Nuko mu ntoki niyo nzira ya mbere indwara zandura zinyuramo. Tugomba gukaraba intoki buri gihe kandi kenshi. Sibyo? Niyo mpamvu rero gukaraba intoki niwo muti wa mbere wo kwirinda ziriya ndwara zandura. Haba mu baturage bisanzwe cyane ariko haba kwa muganga. Dukaraba intoki rero gute? Dukoresheje iki? Twifashishije iki? Ushobora gukaraba intoki ukoresheje alcohol cyangwa se ugakaraba intoki ukoresheje amazi n'iki n'isabune. Sibyo? Ibyo nibyo turabyumvikanye. Gute rero dukaraba intoki? Ubusanzwe abantu bagira ngo wenda gukaraba intoki ni ibintu byoroshye. Ahubwo se mugira ngo mwebwe muzi gukaraba intoki? Mugire ku mukaraba ni ibintu bisanzwe. Niso umwana yiga kivuka. Utega intoki ku mugezi, amazi yajyaho ugasigaho isabune, azobikwa mukagira gute. Ubwo nuko mugo mukaraba. Afurika birarangiye. Ahubwo reka babwire. Marwaye mwanduje iwanyu indwara. Abana abasheri banyu turi mwaduhumwe mugenda kwa no kwa bose mubateye indwara Karaba. Dore reka mwereke uko bakaraba intoki. Arimo nawe. Deba ubundi dore banga hehe. Urabona za bagiteri zimwe twanduza indwara nyine. Tugenda ku ntoki kandi amatagaragara n'ahantu ukunda kwibagirwa gukaraba. Ahangaha hagati dore reba muri utu twose hose dore niho zikunda kugenda zikiteka. None uko kuri uhunguye n'isabune gucya gusa hano zisigara aho zigasigaraho wakora ku muntu rero ukabura mwanduje. Mwanyumvishe reba rero uburyo bwiza WHO OMS yashyizeho kugira ngo abantu bajye bakaraba bumve ko bakarabye neza. Dore yurakoresha alcohol. Ufata alcohol yawe ugashyira ikiganza kimwe ku buryo buhagije atari kwa kundi ugira uto ngwe ngo kabira rangi oya ugahindura kandi ugashyira no kindi kiganza. Murayibona? Hanyuma ugahuza intoki zawe ukazikubanya gutyo n'imbaraga kandi kugira ikintu cyose kiriho kirapfa. Akizebyo hanyuma urangije urahindukira kazi inyuma ngo kuba hayina berekaga nyine hamwe ziba zigize gute ziba zihishe n'ahandi kandi abantu bakunda gute kwibagirwa gukaraba ugakarabamo gutya yuvuye hano inyuma uraza ugakubanyamo gutya mu ntoki urazibona intoki zifatanye urangije rero uhuza hano n'inzara uhuza tunababwira dore tukababwira berekaga muri sansi rero hano naberekaga naho uraza ukoza gutya n'igikungo bakakora hose irahagera. Ntabwo bya bintu byo byayo nakoraga. Urabibona? Hanyuma urangije na hano uraza
ukoza no hano neza neza n'inzaba zibona turi hagati ukongera ukoza neza hano usuruko nta nsibuka hangize ukaza hanyuma naho ukasiga neza uyu urangije rero bashobora gukora nta kibazo intoki zawe uzishyira hejuru zikaba zirumutse nta kibazo bashobora gukora bose biba bihagije murabibonye ibyo byo gukaraba rero gukaraba nk'abantu batari gukaraba ntabwo ari byo rwose ntabwo ari byo sibyo ubusanzwe rero reka mbabwire ndibuze kujya kubereka nuko bakaraba kuri robine mu kanya murabyumva ni isabune n'amazi n'isabune ubu ariko reka mbabwire gukaraba intoki ntabwo ari by'abaganga gusa dore mugomba kujya mubwira abaturage bose kujya gute gukaraba intoki uwo muvuye mukamwisha kujya gute gukaraba intoki kugira ngo atagira gute atanduza indwara yavanywe mu rugo cyangwa se hagati wawe batanduzanye abyumvise ngiye kubabwira igihe cy'ingenzi abantu bose bagomba gukaraba intoki reba icyambere mbere na nyuma y'uko utegura ibyo kurya murabyumva mbere na nyuma y'uko ufata ibyo kurya hanyuma icya gatatu mbere na nyuma y'uko witaho ku muntu urwaye iwanyu mu rugo urabona hari ukuntu umuntu aba arwaye za malariya barwaye inzoka barwaye iki ugomba kubitaho mu gihe uri kubitaho mbere yo kubitaho ugomba gukaraba intoki na nyuma y'uko uvuye kumwitaho ugomba gukaraba intoki tuvuga urugero ugiye kumuhindurira imyenda cyangwa ugiye kumukarabya sibyo uyu ni mbere yo kumuhindurira imyenda cyangwa mbere yo kumukarabya ugomba gukaraba intoki bitabaye nawe yandwara ushobora kujyana ukayifata cyangwa ukayanduza mugenzi wawe murasangira ahantu hari hose ukashyira wajya gusoma agacupa ukabashyize ku icupa ukagenda ukanywa wa wundi wa museriveri nawe ufata kuri rya cupa nawe akayandura mwabyumvise ikindi rero mbere na nyuma y'uko ukora nko ku gisebe tuvuga urugero wakomeretse wikozeho buriya niba ugiye kwikora ku gisebe ugomba gukaraba intoki hanyuma ikindi nyuma y'uko ukoresha tuwarete uvuye kuri tuwarete burya iwacu muzi ko ari itegeko utuma ko ufite kandagira iki kandagira ukarabe kuri tuwarete nyuma y'uko uvuye muri tuwarete ni itegeko ugomba gukaraba intoki murabyumva mukigisha n'abamama nyuma y'uko bahindura za diapazi pampers abana babo bagomba gukaraba intoki ntabwo ari bya bindi byo kugira ngo aramuhinduriye pampers amuhaye n'ibere uwo mwanya adakaraba intoki sibyo bibona ejo abana rero mbere y'uko baha abana ibere bagomba gukaraba intoki mbere y'uko babahindurira imyenda bagomba gukaraba intoki wabyumvise ikindi rero abantu batazi nyuma y'uko wipfuna ngo ndi gupfuna reba gupfuna mwanya gukaraba intoki ubu rero mujya mwitwaza yagukora mu nzira urumva aho mugiyewe wipfuna ugira gute gukaraba intoki wabyumvise niba bitari byo rero ibyo wipfuna agera uretse ko bakwifatuje agatambaro ariko nabwo ugomba gukaraba intoki sibyo ikindi rero mugomba kwigisha abantu nyuma y'uko bakora ku nyamaswa zabo zororerwe mu rugo n'ahandi hose bagomba gukaraba intoki murabyumva mwabyumvise ibyo rero ibyo bintu byose mbabwiye bagomba kutuye kubimenya mujye mugerageza mubafashe mubigishe babimenye sibyo nezera namwe kandi mugize icyo mwunguka hanyuma rero nka tugerero kwibanda twebwe nk'abagize gute nk'abagiye gukora hehe kwa muganga kwa muganga rero dukaraba intoki ryari mwitonde haba hari indwara nyinshi cyane reba OMS WHO yaduhaye icyo bita 5 moment igihe cy'ingenzi umuntu wese ukora mu bintu by'ubuvuzi agomba gukarabiraho intoki igihe cya mbere mbere y'uko ukora ku murwayi icya kabiri mbere y'uko ukora aseptic procedure ugakaraba intoki icya gatatu nyuma y'uko ubona hari amatembabuzi y'umurwayi yakugiyeho sibyo icya kane nyuma y'uko ukora ku murwayi icya gatanu nyuma y'uko ukora ku bikikije umurwayi yaba amashuka byaba ibitanda yaba amarido ibyo bihe byose mugomba kujya mukaraba intoki mwabyumvishe murabona rero ko ari ingenzi reka rero tugende noneho hariya mbere cyuko dukaraba intoki n'amazi n'iki n'isabune twagiye nababwiye rero mbere y'uko ukaraba isabune n'amazi
ubanza icyambere ubanza gutosa intoki zawe sibyo ariko nk'ubu urabona iyi kandagira ukarabe sibyo iyi kandagira ukarabe dufite ntago yujuje iki ibyangombwa ubundi yavuye ko ari kandagira ukarabe ugakandagira amazi akizana udakoze kuri iki kuri no robine mwayibonye ubu rero biraza kudusaba izindi tekinike kugira ngo tubure gufunga amazi ndabibereka tugiye kubisoza sibyo ubundi busanzwe rero urabanza ukagira gute ugashyira amazi ku ntoki ugatosa intoki zawe hanyuma ugashyiraho iki ugashyiraho isabune amara gushyiraho isabune kuko nayiberetse kwa ukoro iyi ntoki uzazi ku biganza sibyo ibiganza ku biganza warangiza ukaza hano inyuma hamwe naberekaga nyine za mikorobe zikunda kwihisha ukakuba neza isabune ikajyamo ikazivana ugasigara ukeye naha hose ugahindura ibiganza byose ugomba kubihindura hose ukabona ko ukaraba iyo uvuye hariya rero uza intoki izi ntoki urazisobekeranya ubundi ugakuba neza sibyo ubundi iyi netoke ni gukaraba wavanga rero ubundi ukoza nazizi nzara muri buno buryo ugenda muri iyi muvoma uri kubireba hanyuma nahaye naberetse ku gikumwe naho ukakuba neza no kuri iki gikumwe naho ukakuba neza hanyuma n'ahandi rero hagati naberetse zikunda kwisha muri twa tuntu ukajyamo ukakuba rero n'inzara ziba zirimo ziracya naho ku kindi kiganza wabirangiza ukoza hano inyuma mayibona hanyuma ukagenda uti ukaza iyo urangije ugashyiraho amazi neza isabune yose iragira gute isabune yose ikakuvaho hanyuma rero ibyo nababwiraga dutangiye iyi kandagira ukarabe nyine ntiyujuje ibyangombwa mujye mubwira abaturage kugira kandagira ukarabe ifite aho ugira gute aho ukandagira kugira ngo ubuze kubona uko ufunga robine yawe ubundi ubusanzwe kandagira ukarabe mba mfunze amazi akigendera ariko ubu ngubu iyo imeze gutya ntabwo nakoraho ngo mbibona zazi zifite amarobine zifite utuntu dukururutse gutya cyagiye ngiye gufunga ukoresha iki ukoresha inkokora ntabwo wakongera gukoraho kuko ubashyizeho amamikorobe nyine abariho ubu rero ikintu kiriho icyo ukora ku marobine nk'ayangaya adafite kandagira adafite uko kandagira cyangwa se atari yandi afite yakushyiraho ukuboko gutya icyo gihe ufata agatambaro kabigenewe hanyuma ukagira gute ukayifunga wamara kuyifunga agatambaro nyine ukajugunya haba muri puberi hanyuma nawe ugafata agatambaro kabigenewe ukagira gute ukihanagura neza ubwo bikagira ute kanyarange ukajugunya muri puberi hanyuma intoki zawe uba wizeye ko zigeze zite zikeye nta mikorobe iriho sibyo nizere ko mubimenye rero kandi agaciro k'intoki mwakamenya mwibuke none bya bindi bitureba neza nk'abaganga sibyo mbere kujya ku murwayi ukaraba nyuma yo kuva ku murwayi ukaraba nyuma yuko ubona ko hari amatembabuzi y'umuntu yakugiyeho ukaraba mbere yuko ukora procedure aseptique ukaraba na nyuma yuko ukora kuranzoma y'umurwayi ukaraba intoki mwabyumvise namwe nizere ko kizamini noneho ibintu bitazabonanira ja sawa rero ubwo naho ubwo muzazinduka ni ukuzinduka kabisa uzi ko wa mugani umuntu akarabye kuriya nta ndwara iterwa n'umwanda n'imwe umuntu yarwara twaba tubishoboye nukuri ko Imana twaba tubishoboye abaturage bose nukuri ko Imana tugomba kubibabwira